Dutangiye inkuru yacu tubona rwose umuhungu mwiza cyane ari kuri telefone nk'uko muri kubibona agenda yisetsa disi nk'uko muri kubibona rwose. Ako kanya tweka undi mukobwa nawe agenda mwiza cyane rwose mu muhanda, ubona nawe ari kuri telefone, ubona agenda yisetsa, ubona ko afite akanyamuneza. Wa muhungu twabonye nawe afite akanyamuneza, bose bari mu muhanda barakwereka baragiye bageze hagati barahura, umuhungu agonga umukobwa ati kubera iki ngiye wungonga nta soni wagiye ugenda ureba. Umukobwa ati ngiye undi munsi ntuzongere kumenyera. Umuhungu ati basi mbabarira ntabwo nabishakaga. Icyo tubonye cyo uriya mukobwa ataye akamarete yari afite, isakoshi ye ayisize aho ngaho ariko ntabwo abonye yuko yatakaye. Barakwereka disi wa muhungu umugozi atabishaka yahise afata ya sakoshi ye agenda aravuga ati kanze nyimushyire nta kibazo. Gusa kuri ku mukobwa wacu yakomeje kugenda yisetsa, ubona ko disi yishimye kundi be umuhungu nawe yamugonze atabishaka. Barakwereka disi umuhungu mwiza cyane yaraje ajya kuri wa mukobwa ati mukobwa wataye akamarete kawe sibyo se? Umukobwa atanabireba ati nakubwiye ati njye nakwiyamye ntongeye no kunkurikira njyewe uranyumva neza. Kumbe nagazi yuko umuhungu yamuzaniye akamarete ke yari yataye. Disi barakwereka umuhungu yahise akamuha ati akakaro kibagiwe sibyo se? Dore disi abakobwa, umukobwa asavuga ati basi mbabarira ntabwo nabishakaga, kandi reba ukuntu yatangiye kumubwira nabi, ngaho ibaze nawe ari wowe mutipe wabigenza ute? Ndagushimira ko subscribe kandi utayikora ndagusaba ngo uyikore, Imana iguha umugisha. Barakwereka disi umukobwa yamuhaye ikiganza aramusuhuza ati urakoze cyane n'undi munsi tuzahure. Barakwereka umutipe yagiye mu muhanda asubira inyuma, ubona ko disi yari yishimye. Barakwereka disi wa mukobwa wacu yari agiye kuri deti n'umusheri we. Uyu nguyu n'umusheri we barakundana nk'uko muri kwibona, baragiye bicara ahantu ku gatebe batangira kuganira nyine nk'abantu bakundana nk'uko muri kwibona. Ubona ko disi umukobwa aba yahaye umwanya umuhungu bamwe baraganira, ubona ko disi umukobwa yifitemo urukundo. Umutipe nagenda amutera story, umukobwa arimo guseka gake gake, ariko iyi nkuru nawe mutayikunda, iyi nkuru nazibazaniye ndagusaba ngo ukore subscribe utarayikora kandi wayikoze ndagushimira ngo ujye ukora like, uduhe comment, utange share kugira ngo tujye tubagezaho n'izindi nkuru tumenye n'ibintu tubaha muba mwabikunze. Barakwereka disi umuhungu n'umukobwa wacu bakomeje kwigendera gake gake, baragenda batembera. Ubona ko disi umukobwa we bamukunda cyane, urukundo ruri rwinshi. Barakwereka baragiye baganira gake gake kuko bamwe baragenda. Barakwereka umukobwa wacu aba yishimye nk'uko muri kwibona. Ese weho ukundwa gutya cyangwa nicecekere? Barakwereka disi umutipe abagenda amuganizanye nk'umusheri we, umukobwa nawe disi yamuhaye attention, yamuhaye umwanya. Ese weho umusheri wajya gusohokana cyangwa akuvugisha kuri telefone gusa, cyangwa naho ntago mujya muvugana? Barakwereka disi urukundo ruri ahangaha, urukundo rw'abana bacu umuhungu n'umukobwa. Ubona ko disi bari bishimye bameze neza. Umutipe amutera story ati nagiye umunsi nagiye ahantu rwose bigenda neza, nagiye nyakura utuntu. Umukobwa nawe disi akamubwira ati ubona ko disi amwishimiye, umutipe akamutera story. Ndagusaba ngo ukore subscribe niba utarayikora kandi amaze kuyikora ndagushimiye. Barakwereka disi umukobwa wacu yakomeje kwisetsa, baraganira gake gake nk'uko muri kubibona. Urukundo rwabo ni rwiza cyane. Barakwereka disi umutipe yamuteye story, amutera story. Umukobwa ati sheri urabona ngiye n'inyota iranyishe wagiye kungurira agafanta si byose? Barakwereka umutipe ati okay ibyo ntabyo se, reka ngende nyikuzanire ndaje mu kanya. Barakwereka umutipe yarakugenda yishimye, ajya ahangaha nyine muri alimentation ajya kugura fanta, anaguye n'ibyo kurya akabizanira umusheri we nyine, amuha kenshi nk'uko mubona abikwiriye. Umutipe amukunda amuha kenshi cyane nk'uko muri kubibona. Gusa barakwereka umutipe yaje yishimye, ugukumbi barakwereka wa mukobwa wa mutipe yese amusanga umwe muturagurira akamarete. Gusa muri kubibona reba nawe ikintu by'ahantu ziva. Umuhungu umusheri wagiye kugurira umukobwa fanta, undi nawe ageza kwifatira uyu umukobwa nawe sinzi ngo babatekereza iki, nawe yaramwemereye disi. Ese rero koko wabikora? Barakwereka umukobwa yarahindukiye, umutipe yari yatwawe ariko akomeza kuvuga atazwi. Umukobwa yarebye ku ruhande, umukobwa akimara kubona umusheri we ati nta kibazo kumuza sheri, nta kibazo ngwino
ngo tuganire nta kibazo uyu nguyu mucuti wanjye. akora kwereka umutipe nubwo yaje ariko yaje ababaye ubona umujinya wamwishe ati ngenda ukazana abandi bahungu nta soni. bari kwereka ariko kumbe ndari umukobwa nta n'isoni disi ajya no kugaburira wa wundi bari bari kumwe nkaho yagahaye sheri we. ndebera nawe umukobwa ati ase sheri wagabanyije umutima mubi basi wasuje umuntu ukamubaza n'amazina ye uzi uwo ari we. Disi barakwereka umutipe yamusuje ariko nyine ubona ko atamwishimiye, ubona ko disi ni cyana cyiza cyane bishaka kijyari kumwe n'uyu mukobwa. ako umutipe baramuhata sheri dusangire se. umutipe ati oya ntabwo njye. kumbe suko atabishaka ahubwo nyine yamurakariye. se mubibonye ko yamurakariye se? ese ari we uri umutipe wabigenza ute? ese wakishima? ese wakomeza kuza? barakwereka disi byarangiye undi munsi bari bari aho ngaho bishimye bameze neza bakira ngo nyine akunda gusohokana akagenda. umutipe wacu ukiri aho ngaho yakomeje kuvuga gake gake mu kujya kureba abona umukobwa disi yarangaye. mu kujya kurangara wa mutipe wundi yaraje kakana nyine babaye inshuti bahuriye mu muhanda. ngo disi barakwereka akundeba nawe uyu mukobwa nta soni agira. ndebera uyu mukobwa kuko akunda uyu mutipe w'umusheri we cyangwa yikundira kano kana. ndebera ese reka wa musheri we ajya kubisha wa mukobwa wa mutipe wundi bigira muri telefoni bijya kuri za TikTok abara bajya kuganirira. ndebera nawe uyu mukobwa nta soni agira kuko ase wowe uri umuhungu wabigenza ute? wakomeza kubyihanganira cyangwa wamureka? disi arakwereka uyu mukobwa nawe sinzi niba atazi guha agaciro umuntu bari kumwe. Disi yaramwirengagije atangiye kujya kuganiza wa wundi. ese ari weho wabigenza ute? ndagusaba kuri subscribe nutarayikora kandi ndabikoze ndagushimiye. Imana iguha umugisha. ibyo byararangiye bakwereka undi munsi bakomeje kujya basohokana. uyu mukobwa na wa mutipe wundi bahuriye mu muhanda bwa mbere bagonganye bakajya basohokana disi bakajya gusangira ubona ko bishimye. sinzi ngo bahuriye bate. disi barakugendeye umukobwa umutipe wacu nawe ntabwo yari abizi. yari akiri aho ngaho akaza gake gake aza yishimye ubona yuko biba byamurenze. araza gake gake umutipe wacu yaraje nk'uko muri kubibona agenda yishimye disi. mu kuza yaje yishimye avuga ati aha reka ngende nshyire ibyo kurya uriya musheri wanjye. ngo disi yaraje kuko yazanye akantu ko kunywa nk'uko muri kubibona. mu kuza disi ntabwo yari yabonye yuko ba bantu bandi bari kumwe. ngo disi bari bari aho ngaho umutipe mu kugenda. rebera nawe yageze hagati ntiyagira iki yarikanze ati kumbe koko nuko yabimeze. iyi ngiyi ni inshuro ya 4 mbabonanye. udisi bakwereka umutipe fanta yari yazanye yatangiye kuyimenagura. ese koko ariho wabigenza ute? yamaze kwimenagura. reba nawe umujinya waramwishe. ese weho wabigenza ute? barakwereka disi umutipe n'umukobwa wacu bakora kugenda baganira katari kuribuka cya gihe duhurira mu muhanda wari kugenda ntukantuka ugenda ukambwira ati bakwereka umutipe wacu yagize umujinya arakugendera ati n'undi munsi ngewe ndakwiyamye. udashaka kwereka umutipe yahise yigendera. byaramubabaje umutipe ariko byaramubabaje. umukobwa wacu yaragiye amuha ururabo. umukobwa ahawe umutipe ururabo. ndebera nawe urwego bigezeho mu kumuha ururabo. ese ari weho wabigenza ute? bakwereka umutipe wacu yakuze ageze hagati. bakwereka umutipe wacu yakugendeye ageze hagati abona umukobwa ahaye wa muhungu wundi ururabo. ndetse ngo amarira araza. ese ariho wakora iki? ndasaba kuri subscribe niba utarayikora kandi nawe koze ndagushimiye. Imana iguha umugisha. barakwereka ibyo byararangiye umutipe amarira amwishe ati n'undi munsi ngiye sinzongera kukuvugisha kandi ngewe ndakwiyamye sinzongera kukuvugisha. ngo disi barakwereka umutipe yarareze. ese koko weho ntabwo warira? tubwiza ukuri. ese uri umutipe wabyifata mute? byatangiye gake gake uriya mukobwa inshuti n'uriya mutipe ibyo none bimeze naho amuha ururabo. barakwereka umukobwa wacu yaje yishimye ntabwo atazi icyo atazi ni uko umutipe yamubonye. ntabwo azi yuko yamubonye nk'uko muri kubireba. umutipe yari yababaye. umukobwa aza yishimye disi ngaje ngasanze umusheri we
amarira yamuzonze, agahinda. Rebera nawe ese ariho wakora iki? Barakwereka ariko umukobwa wacu yaraje koko asanga umuhungu yarakaye, ati sheri wabaye iki? Umuhungu muhindukira asanga ni wa muhungu umusheri bakundanaga. Umutipe ati njyewe nta soni, njyewe nkubone uri kubona akandi gatipe ugenda ngo gahe indabo, za ndabo ni iziki? Rebera nawe amukubita urushyi rudashira. Rebera ese ariho wabigenza ute? Reba urushyi yamukubise ukuntu rumeze. Gusa umukobwa yaratakambye ati basi mbabarira ntabwo nzongera, si byose? Ati ni ukuri kw'Imana mbabarira. Umutipe ati oya, ntabwo nakubabarira uko wabigenza kose, njye ntabwo nabyemera. Gusa umutipe yahise amusiga aho ngaho arigendera. Ati oke, kumbe nibyo ngibyo nkoreye. Umukobwa disi asigaye arira, mukurira disi yatangiye kwicuza. Ati se koko mana yanjye, koko ntabwo nakoze amakosa, ese ariho wabigenza ute? Ese wari uyu mukobwa wakora iki? Ese wari uyu muhungu wakora iki? Ndagusaba kuri subscribe niba utarayikora, kandi nawe kubikoze ndagushimiye. Barakwereka ariko umukobwa disi yaratakambye ati basi wamubariye ukaza nkagusobanurira, wambareka ngusobanurira koko. Ngo disi byaranze, twakomeje kumuhamagara, asigaye aho ngaho disi agenda kamwishe. Ndebera nawe ese koko uyu mukobwa yakoze amakosa cyangwa ntabwo yakoze? Ese koko uyu muhungu yarahubutse cyangwa ntabwo yahubutse? Ndagusaba kuri subscribe kandi inkuru uyirebe uyirangize, igusigire isomo. Ujye muri comment umbwire ngo iyi nkuru insigira isomo. Disi umukobwa mwiza cyane disi, mu maso harahindutse, niko yagiye yigira mu cyumba, yigira iwabo. Disi yagiye mu cyumba nk'uko muri kubona, agahinda karamwica. Ati koko mana yanjye, disi atangiye kugenda akurura bya kera, akurura disi ibihe bya kera bakiri kumwe. Barakwereka wa mutipe wundi umwe, uyu nguyu avuga ko amuca inyuma, yaraje akimukoraho. Uyu muhungu ati asigaruka nkubwire. Disi barakwereka umuhungu yahise amuha ururabo. Atakira ururabo, nirwo sheri wawe yampaye ngo nguhe, ngaragukunda. Umutipe itangiye kuvuga ati reka shaje ni akantu muba mwanyenye, njye ntabwo nabyemera. Yarafashe disi agiye kurukubita uyu mwana. Umutipe se fata ukuboko kwe ati ko wasaze, wabanje ukanyumva neza. Ati njyewe narimagaze, umukobwa nzanira ururabo, arambwira ati genda uze kurumpera sheri wanjye, umubwire ko mukunda, sibyo? Kandi urumuhe, sibyo? Disi barakwereka umutipe se uko yibuka yuko yabibonye amuha ururabo, yibuka yuko yahubutse akubita umusheri we. Ndebera disi noneho agahinda karamwicira rimwe. Yaraje asubira ahandi se wa mukobwa yaramubuze, ese aramukura hehe? Reba nawe muhungu yaraje biramucanga, niko byamucanze, arashakashaka aramubura. Rebera nawe kuba umukobwa we yitahiye, yaramuhizahiza ahantu hose aramubura, arahigahiga aramubura. Kumbe yaje kumugwaho, aza kumugwaho disi ariruhutsa. Ati ahushyi nakubuze pe. Kudisa umukobwa we yarababaye, yari yibabariye uko amukubise urushyi kandi arengana. Sitonye yuko arengana. Disi umutipe yatangiye kumusaba imbabazi. Ati mbabarira disi, ntabwo nzongera, nahubutse ntabanje kubimenya. Disi kureka abandi bagabo bati dore uriya mwana, kumbe uriya muhungu ntabwo yabonye wa mukobwa, ahubwo ni ibyiyumviro, arimo kubyimajina yamubonye, kumbe yamubuze. Ibi byose ntabwo bari kumwe, nuko amuhobeye gutya ntabwo bari kumwe, ahubwo nibyo ari kwimajina. Ndebera nawe byose nibyo ari gutekereza. Ndebera nawe ukuntu urukundo ruhindura umuntu umusazi. Ndebera disi abatipe nabo basetse ati mbega urukundo we, urukundo ruranga rurasekeje kweri. Disi barakwereka umuhungu wacu disi yakomeje kuguma aho ngaho, atangiye kuvuga ati ni ukuri mbabarira. We icyazi yuko azi ko bari kumwe kandi ntabwo bari kumwe, ari kubyimashina ko bari kumwe kandi ntabwo bari kumwe. Ibi byose ni urukundo, ni ukubera guhubuka kwe. Ese inkuru igusigiye irihe somo? Inkuru igusigiye irihe somo? Ese uyu mukobwa yakoze amakosa kuba yaratumye uriya muhungu? Ese uyu muhungu we wamurenganya? Nagusabye muri komenti umbwire ngo ngiye mbibonye gutya, wari umukobwa wabigenza ute, wari n'ubwo wabigenza ute? Sirakwereka umukobwa yagiye agahinda karamwica disi,
ari ukuntu yakunda gura mutipe kandi yanamubeshyeye akamubeshyera ngo yamuciye inyuma kandi ari ukumva amabwire gusa. Batwereka umukobwa disi yagiye afata umuti afata uburozi niko disi yabunyweye ariyahura. Rebera disi ako kanya amaraso atangiye kuva mu kanwa, arimo gusamba, atangiye kugenda kurura ibintu ibihe byose yagiye agirana n'uwa mutipe. Ndebera nawe niko disi amarira amaraso mu kanwa mu mazuru. Umukobwa disi yatangiye nuko nguko yaje kwiyahura kubera umutipe wari waramubeshyeye. Ese iyi nkuru uyikuye muri ihe somo? Ubaye uri umukobwa wabigenza ute? Ubaye uri umuhungu se wabigenza ute? Uyu mukobwa disi nuko yaje kwiyahura avuga ati ndarenganye, ariko se kuko bwari gufata umwanzuro wo kwiyahura? Ndagusabye muri komenti utubwire ati ngo ngewe nabigenza gute. Nuko disi umukobwa yaje gupfa azize urukundo rw'uriya muhungu waje no kumubeshyera amubwira ngo amuca inyuma. Ndebera nawe umutipe nawe yakomeje gusigara aho ngaho avuga ati mushe wanjye ndamubuze, amakosa ni ayanjye, sinzi nzabigenza gute. Nanga soje inkuru yacu inkuru nakagaruka ndagusaba kuri subscribe. Imana ibarinde, igice cya kabiri cyo kizaza vuba aha ngaha. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.